twihuse cyane murabizi ko uyu mwanya ari umwanya wa showbiz nyarwanda by'umwihariko reka twihute cyane ntabwo mba nshaka kugutindira ngira ngo nawe utabizi neza ko uwitwa Yago ararembye hariya muri Uganda aho yahungiye nyuma yuko yaramaze kuvugirizwa imijugujugu n'abantu benshi ngira ngo murabizi neza ukuntu byagenze ndetse bamwe babyibuka nk'ibyabaye ejo ibi turaje tubigarukeho turebere hamwe uko iyi manuka yayikoze ndetse uraza gusobanukirwa cyane bitewe n'ibyo abantu benshi bakomeje kugenda batangaza ku mbuga nkoranyambaga ndetse turaza kugaruka ku witwa Taifa uyu nguyu yabaye umunyamakuru ukomeye cyane wa Radio and TV10 ariko utakibarizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda kugeza magingo yanga yakaba bari muri leta zunze ubumwe za Amerika nawe yavuze ko rwose nyuma yuko hari ibyabaye bidasanzwe kuri witwa Skizo cyangwa se umwite umwami w'abagore ndetse bitewe n'amazina yatandukanye kunda kwiyita ariko benshi bamuzi nka Kasuku aho byavuzwe cyane ko uyu Kasuku yakubiswe cyane n'abantu batazwi ndetse nyuma yuko ibyo bibaye uyu nawe yaje guhura n'uruvo gusenya ubwo umuntu atazi yaje kumugonga ku bushake bigaragara yuko agamije ndetse kuba yamugirira nabi rero aba bagabo babiri nibo ngiye kwitsaho muri uyu mwanya muto yatubonye dore ko bakurikirwa n'abantu benshi ndetse n'abantu benshi kabisa babiyumvamo dore ko ari abantu bubatse amazina akomeye cyane abinyuze muri kariyeri zabo cyangwa se binyuze mu byo bakora nta muntu n'uyu n'umwe wakibagirwa ibintu yakoraga igihe yari akibarizwa hano ku butaka bwacu ndetse n'umwe mu bagabo kabisa bakoze ibidasanzwe muri iyi industry dore ko bahinduye byinshi uyu Yago yakoraga ibiganiro kabisa bigakundwa ku rwego rwo hejuru ndetse navuga ko ari umwe mu bagabo babizanye bino bintu byo kwicaza abantu ahantu bakabaganiriza nyine muri biriya buryo basanzwe babikoramo uyu Yago ni umwe mu bantu babikoze bwa mbere ndetse sinatinya kuvuga ko yatanze umusanzu utagira ingano ku bahanzi bagiye batandukanye abo yagiriye neza nibo bakubwira byinshi bijyanye n'uyu Yago ariko nyuma yuko hari byinshi bimuvuzweho nyuma yuko yagiye ashyamirana n'abantu bigiye bitunguranye ndetse binatandukanye abantu benshi baje kumwishyiramo ndetse binatuma anahunga dore ko nta muntu umwe wamuciraga akaruru utega muri kiriya gihe dore ko bose bamuhuriyeho bityo nawe akora ibigize icyaha binyuze mu mvugo bitewe n'umujinya ukuntu yabasubizaga bityo rero abonye ko bishobora kumuviramo kuba yanafungwa ahita atoroka arigendera ubu ngubu akaba abarizwa mu gihugu cya Uganda ariko ibintu bikaba bitameze neza bitewe n'uko mu minsi ishize aribwo twabonye amafoto ndetse n'amavideo asakara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko uyu Yago rwose bamugonze ndetse ibintu bitifashe neza kugeza ubu ngubu ndetse akaba yarasangije amashusho abamukunda bamukurikirana hirya no hino ku mbuga ze agaragaza yuko rwose ari mu bitaro ndetse asaba abantu rwose ko bamusengera si uwo gusa kandi uri mu bitaro nabonye n'uwitwa Lynda nawe ari gusaba abantu ko bamusengera bitewe n'uko nawe atameze neza sinzi hano indwara ziri kuva mu basitari bacu kuko hirya no hino uri kumva abantu bose barwaye by'umwihariko bano basitari nibwo twari turi kuvuga ngo The Ben ameze nabi ari mu bitaro ariko ari kugenda yoroherwa bitewe n'uko byamaze kuvugwa ko ari malariya yararwaye ndetse biri kugenda bigenda neza ariko twabonye uwitwa Lynda nawe aryamye mu bitaro sinzi we ngo byagenze bite sinzi gusa bafite amakuru baraza kuba batubwira uyu Lynda nawe yamenyekanye cyane nk'umukinnyi wa filime zigiye zitandukanye ndetse yamenyekanye nk'umukunzi wa Zaba ndetse ubu ngubu akaba yarashakanye n'uwitwa Christian akaba ari abantu rero bari bamaze iminsi bavugwa mu bitangazamakuru bitewe n'umubano we n'uwitwa Christian ndetse na Prank bajyaga bakora abantu benshi bakabiganiraho cyane rero ubuzima bwe nawe ntabwo bumeze neza bamukunda nawe mu musengere nabonye kabisa bitoroshye so twihuse cyane rero tugiye kuwitwa Taifa wamenyekanye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ubusesenguzi bwe budasanzwe ku bijyanye n'amakuru y'imikino baramukunze cyane uyu musore kabisa yarakunzwe ndetse nyuma yo gukundwa agira amahirwe atajya no muri leta zunze ubumwe za Amerika ubu ngubu akari naho yibera yahuye n'uruva gusenya ubwo ari kugenda mu muhanda nk'uko bisanzwe ariko yaje kubona imodoka y'inkungubutsi imuciyeho kabisa ishaka kumugonga nuko yagize amahirwe akamera nk'uyiberekera ariko ngo yari igiye kumwica habuze gato yabonaga ko nyine yamutagetinze aho yavuze uti byanze bikunze umuntu biri inyuma ashobora kuba ari Samu Karenzi kubera ko ari we muntu nyine bafitanye amakimbirane biteye ubwoba ujya wumva ibiganiro by'ukumva nyine yamwibasiye cyane abantu benshi bakunda kuvuga uti rwose Samu Karenzi ni ukugaburira kubera ko nta kintu wabona cyo kuvugura mu tutamuvuzeho so rero uyu
Bruno Taifa akaba ari umugabo kabisa navuga ngo wagiye mu makimbirane n'iyo bita Sam Karenzi kuva kera, batumvikana ntago bumvikanaga, ariko bigaragara yuko uyu Sam Karenzi ari wamuzanye kuri Radio TV 10, ariko nyuma baje kugirana ibibazo bigiye bitandukanye abantu twebwe tutapfa kuba twamenya, ariko bigaragara yuko kabisa batumvikana. Iyo mwavuze uti APR undabavuga reyo, kubera ko uyu Bruno akunda APR ku rwego ruri hejuru, ndetse uyu Sam Karenzi nawe agashyigikira Rayon Sport. Rero ibyo ngibyo bigatuma bashwana noneho kurushaho, ariko abantu b'abagabo ntabwo twavuga ngo ikintu rwose kibatandukanya ni Rayon undi ni APR, kuko natwe twese turafana kandi tubasha kumvikana. Iyo imwe itsinze indi gatsindwa abantu turihangana, ariko bashobora kuba hari ibindi bintu nyine bashobora kuba bapfa, ariko twebwe tutapfa kuba twakinjira muri ndetse tubasha kuba tutanapfa kuba twamenya, bitewe nuko abo bantu umuntu wahaye akazi undi kuba yamwivumburaho ni ibintu bitoroshye, ni ibintu navuga ngo baba barapfuye bikomeye cyane, abantu benshi tutabasha kuba twamenya. Taifa aragira uti inyuma ya Jeskizo ati ninjye warutaye. Murabizi neza ko witwa Jeskizo cyangwa se umwite Kasuku, umwite umwami w'abagore yose naye, murabizi neza ko mu minsi mike aribwo yari kuvuga uti ngewe ninjiriwe n'abantu ntazi kabisa, barankomagura barankubita cyane baranoza bikomeye. Rero aravuga uti nyuma rero ya Kasuku ati ni ngewe rwose warutaye. Uyu Kasuku rero nawe mu minsi mike yishize akaba yaratatswe ngo n'abantu batazwi, bakaba baramukubise cyane bashyira mu majwi cyane uwitwa Badrama, kubera ko ngo ari we muntu wenyine waruzi ahatuye, ndetse uyu Badrama nawe akaba yarigize umwanzi w'igihugu cy'u Rwanda bitewe n'amagambo akomeye yavuze ku bayobozi b'igihugu cyacu. Bityo rero uwitwa Kasuku kavuga uti nge ntago ujya numvikana n'abanzi b'igihugu cyanjye. Bityo rero yaramututse cyane bikomeye, ndetse anabivuga muri za mvugo z'abantu bamukurikirana cyane, muramuzi cyane nawe ukuntu nyine aba ameze ku mwanzi w'igihugu. Bityo rero akahita avuga uti byanze bikunze Badrama niwe muntu wenyine ushobora kuba yangirira nabi bigeze aha, bitewe nuko ari nawe byongeye waruzi ahanuye wenyine. Urumva ko showbiz nyarwanda byakomeye, ahantu hose uri gukandagira uri kumva kabisa hari igisasu cyaturikiye hirya no hino, ukumva nyine birakomeye. Bityo rero niyo mpamvu ndi gusaba abasenga basenge kugira ngo tutaza kumva inkuru mbi irenze izingizi, kuko hagize n'umwe tubura muri abagabo kabisa twaba duhombye cyane, kubera ko bose bakoze bidasanzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse na n'uyu munsi baracyatanga umusanzu wabo mu iterambere ry'igihugu cyacu. Nauzi mbona abantu benshi bagiye batandukanye batanze ibitekerezo kuri post witwa Yago yaramaze gushyira hanze agaragaza yuko ubuzima butifashe neza. Mbona benshi muri bo bari muri babastari nyine tuzi bamuvugirije induru, ndetse bagaragaza kwicuza kwinshi, bagaragaza yuko inzira bari barahisemo cyangwa se ibyo bamukoreye kugira ngo bamwamagane mu by'ukuri bibeshye, bitewe nuko hari basubije amaso inyuma akagenda babona ko ibintu byose yavugaga ari nabyo, dore ko ibyinshi ahanini byatangiye kugaragara ko rwose uwitwa Yago ahanini yagendaga avugisha ukuri, kandi ibintu yavugaga kabisa byari byo, nubwo hatabivugaga nyine mu buryo buzima ku buryo abantu benshi babyumva kimwe. Nauze mbona nk'uwitwa Tayikunda ameze nk'uwicuza nyine, ameze nk'uri kumusaba imbabazi, ndetse atangaza amagambo akomeye cyane kuri Instagram ye agaragaza yuko kabisa gicuza cyane kuba atakiri inshuti ye bitewe n'ibyo yamukoreye, ariko ntarirarenga buriya bazongera biyunge nta n'uwamenya. So ngayo nguko nibyo ngibyo byari birimo kugenda bivugwa cyane muri iyi showbiz nyarwanda, akaba ari inkuru z'akababaro gusa z'abantu barwaye hirya no hino. Reka tubasengere cyane, tujye ku mavi turebe ko bazazanzamuka ndetse bakagaruka mu mirimo yabo, bakakomeza nyine bakadukorera iminsi nk'uko bari bamaze igihe babikora.